dutangiranye n'akana hano kari ahantu mu baga. Hano hari umumama ari kuvuga ati mwana wanjye umbabarire ku bw'ibi ngiye kugukorera. Barakwereka umumama yafungiranye akana mu baga, gusa nawe bigaragara ko atishimiye ibyo arimo gukora. Iyo baga yari yayiziritse ku modoka, arangije arigendera arirukanka cyane kugira ngo nyiri imodoka atamubona. Barakwereka umudamu yavuye aho ngaho araza yinjira mu modoka ye nkaho nta cyabaye. Icyo atazi nuko inyuma ku modoka yiwe baziritseho ibaga ndetse irimo umwana. Barakwereka umumama nyiri umwana yasigaye aho ngaho disi ari kurira yibaza aho umwana we agiye, niba biri buze kumugendekera neza. Barakwereka nyiri imodoka yaratwaye, gusa icyo atazi nuko inyuma imodoka iri gukurura ibaga kandi iyo baga irimo umwana. Akana disi ko kari kisinziriye mu modoka, nta kintu na kimwe kazi ku birimo kuba. Umumama hano yari arimo kurira avuga ati mwana wanjye koko. Barakwereka aho ngaho hahise haza umugabo ahita avuga ati wa mugore we nizere ko ibyo nakubwiye byose wabikoze. Umugore arangije aravuga ati yego rwose ibyo wambwiye nabikoze, gusa ari kubivuga ari kurira ndetse ari gucunga ko umwana we yarenze. Umugabo yaramubajije ati none baga wamushyizemo iri hehe? Umugore arangije aramwereka ati rwose baga namushyizemo dore ngiri iri mu iriya modoka, kandi twe tuzi ko ibaga yamushyizemo iyo modoka yagiye. Barakwereka hano hari umumotari, umugabo yahise amucira amasinga akurikiye iyo modoka, ndetse nyuma n'umugore amucira amasiri. Numbaze ngo uyu mumotari arimo gukorera nde, gusa mukurikire muraza gusobanukirwa akantu ku kandi. Barakwereka hano imodoka yarahagurutse umugabo ayireba, gusa twe twabibonye ko imodoka irimo umwana, imodoka yatwaye baga irimo umwana yagiye mbere, ya nyuma nta kintu na kimwe ifite. Barakwereka umumotari yaragiye hano, bigaragara ko hari ibyo yavuganye n'umugabo, gusa tubonye hari ibyo nanone yemerera nde umugore. Yahise yirukanwa kuri iyo modoka itwaye ibaga, gusa iyi baga n'ubundi yo nta kintu kirimo. Umugore yajijishije. Umugabo hano yari ategereje ngo arebe ibyo umumotari akora, umugore nawe yari ari hano, bose bategereje kureba mureke turebe natwe umumotari agiye gukora ibiki. Barakwereka umumotari yaraje hano, imodoka imaze kugera kure ahita akata umugozi wa ya baga isigara mu muhanda. Umumotari arangije arikomereza. Umugabo hano yari yishimiye ibirimo gukorwa. Barakwereka inyuma haturutseho ikimodoka kinini gihita gikandagira ya baga. Umugabo arangije avuga ati aha nibyo nashakaga. Umugore yahise atera induru ati umwana wanjye, ati umwana wanjye we. Umugabo hano ahita amufata, bigaragara ko umugabo uri hano we yashakaga ko uriya mwana apfa, n'ubundi nibyo yari yategetse uyu mukobwa. Uyu mugore uri hano yaravuze ati ntabwo nabyizera ko umwana wanjye rwose ariko urabimugendekeye. Umugabo uri hano arangije aravuga ati tuza ariko, ati ubu ngubu ibi ngibi nibyo nashakaga, Imana ishimwe ahubwo ko birangiye. Gusa tubonye ko uyu mugore ajijishije. Barakwereka wa wundi hano watwaye imodoka ikuriye ya baga ya nyayo irimo umwana, yageze hano gusa yareba muri rotorovizeri z'imodoka yiwe akabona hari ikintu kiri gukurikira imodoka y'inyuma, ariko ntiyabyitaho. Sinzi ukuntu yitegereje neza abona ni baga iri kugenda ikurikira imodoka. Yaravuga ati ye ibi bintu se kandi bishoboka bite, iriya baga yaba irimo iki? Ubwo nawe ako kanya yarikanze yibaza ukuntu iyo baga yaba yafashe ku modoka ye. Biramucanga. Ubwo ngubwo yahise ahitamo guhagarika imodoka ye kugira ngo arebe iyo baga iri gukurikira imodoka ye byagenze bite, se bayishyizeho bati. Ubwo barakwereka n'amatsiko menshi, yahise afungura imodoka ye ngo abe yareba ikintu kiri muri iyo baga baziritse ku modoka ye. Umugore hano yasubiye inyuma yirukanka aravuga ati mana yanjye iyi baga se kandi yageze ku modoka yanjye ite, ubuse noneho yabaye irimo ibiki, ntamenya nayikuye he ko nagenze ahantu hanini. Kumbi icyo atazi ni uko muri iyi baga harimo umwana. Barakwereka n'amatsiko menshi, yahise afungura vuba vuba ngo arebe ikintu cyaba kiri muri iyo baga, gusa twe turabizi ko harimo umwana. Agifungura yahise yikanga aravuga ati mana yanjye ntibishoboka, uruhinja disi akana umubyeyi yari yagaseguye neza, kandi n'ibaga yari ikomeye ndetse ifite n'amapine, nta kibazo na kimwe kigeze kagira. Umugore hano yagize ubwoba aravuga ati ibi bintu kweri ninde watinyuka kubikora? Umwana w'inzirakarengane koko nk'uyu nguyu. Yaracunze ngo arebe niba haba hari umuntu uri hano hafi basi wabibonye cyangwa se waba wabikoze, gusa twe twabibonye ko n'ubundi ibaga yiturukanye kure. Umugore hano yabuze icyo akora aravuga ati se ubu koko ndabigenza ni uru ruhinja se kandi ndarushyira he? Gusa nta kindi n'ubundi yari afite gukora. Yateye induru ngo arebe ko hari uwamutabara abe yamugira ibimubayeho, gusa nta kundi byari kugenda. Yahise ahitamo kuba yatwara uruhinja akarutwara mu rugo iwe. Barakwereka tuvuye aho ngaho tugaruka kuri uyu mugore watwaye umwana. Yari ari hano mu rugo disi akana yakishimiye, ubona ko nako kamwishimiye kari guseka. Kumbe wa mugabo wategekaga wa mugore kwica umwana ni umugabo w'uyu mugore watoraguye umwana. Mukurikira akantu ku kandi muraza gusobanukirwa ngo mama w'umwana we ninde se ahurira he n'uyu mugabo. Kwereka umugabo yageze mu rugo rwe, umugore uri hano arangije aramubwira ati sheri
waba uzi n'ikindi rwose ubu ngubu twungutse akana, Imana rwose yaduhaye umugisha, mu gihe tutarabyara dore twabonye umwana tugiye kuba turera. Umugabo arangije arikanga abona ni wa mwana yashakaga ko bica, aravuga ati ye wowe se kandi uwo mwana wamukuye? Umugore arangije aramubwira ati uyu mwana nasanze baziritse ibaga ku modoka yanjye, ndebye muri iyo baga kandi nari maze kugenda urugendo rurerure nasanzemo uyu mwana. Umugabo yahise abyumva ko umugore yamujijishije, kandi umugore nawe ntabwo yari azi ko imodoka yaziritseho ibaga ari iy'umugore w'uyu mugabo. Bivuze ngo ibi bintu birahuriranye, umugabo yashatse kwica umwana, none umwana asanze umugore wari we wamutoraguye. Umugabo yaratekereje biramucanga, aravuga ati kari agakobwa ndaza kukamirira nabi, gute katinyuka gukora ibintu nk'ibi? Umugore araje aramubaza ati se mugabo wanjye ko mbona ugiye kure, uri gutekereza ibiki? Umugabo araje aramubwira ati nanjye rero nishimiye uwo mwana, ndumva nta kibazo rwose, ubwo ndaza kuvugisha ubuyobozi babe batwemerera tumurere ntacyo bitwaye. Ubwo umugore nawe yaramubwiye ati rwose ndumva biteye ubwoba, ati gute uyu muntu yatinyuka kugira nabi umwana w'inzirakarengane koko nk'uyu? Ati ariko n'ubundi nagakunze. Kumva icyo umugore atazi, uwatinyutse gukora ibi byose ni umugabo we, niwe watinyutse kwica aka kana. Umugore yahise abwira umugabo ati rero shaka ukuntu wavugisha rwose ubwo buyobozi, akana bakaturekere pese, natuma aka kana bakankuraho, kuko aka ngaka rwose ni umugisha Imana yanyihereye. Umugabo araje aramubaza ati se kandi urakomeje koko urumva ushaka kurera uwo mwana? Ati ngiye numvaga wenda wazarera uwacu twazabyarana, atari kuko ari kubyifuza, nta kibazo rwose uraza kumugumana pe. Umugore disi yarishimiye kumva umugabo we nawe abyakiye. Umugabo arangije aramubwira ati oke, ntarebe ingenge gushaka icyo mbikoraho, kandi rwose ikindi nanjye nabyishimiye pe. Umugore arangije avuga ati ariga wikirirwa ubimbwira, nari mbizi n'ubundi kuri bubyishimire. Icyo umugore atazi ni uko uyu mugabo wari we Sekibi washatse kwica aka kana. Barakwereka umugabo hano yahise afata telefoni, gusa umugore ari kubona umugabo wari kwitwara mu buryo budasanzwe. Umugore arangije aramubwira ati oke, noneho banze ube wavugisha abo bantu, nanjye reka nshaka ukuntu nakita ku kana rwose nta kibazo. Umugabo arangije aramubwira ati wapi nabikaze, ni umuntu wari uri kunshaka hano rwose kuri telefone, kandi ntabwo ari ngombwa ko mpita mufata. Kumva ikigaragara ni wa mukobwa wa wundi yategetse kwica umwana we kumuhamagara. Umugore arangije aramubwira ati mufate yewe nta kibazo, iby'umwana byo twazaba tujya no mu buyobozi nyuma, cyane ko nta n'uwigeze mbona nkatwara twanakagumana ntacyo bitwaye. Umugabo arangije aramubwira ati oke, njye nanjye ntacyo bimbwiye, weho uri kureba uwo mwana, nanjye ngiye kugenda mvugisha abo bayobozi turaza kuvugana. Umugabo ako kanya yahise asezera umugore we mu kitaraganya, asubireyo abe yareba wa mugore yategetse kwica umwana, ese kubera icyo atamwishe. Mukurikire muraza gusobanukirwa akantu kandi, niba utarakanda subscribe, kanda subscribe kugira ngo inkuru dukora buri munsi zijye zigushyikiraho ku gihe. Barakwereka wa mudamu umwe washyize akana mu baga, wa mugabo yagarutse kumureba n'umujinya mwinshi cyane. Arangije aravuga ati wagakozwe n'isoni kubera ibyo wakoze. Umugore arikanga aravuga ati ye ni ibiki se kandi ngiye nakoze ko mbona noneho ugarutse warakaye, habaye iki? Umugabo arangije aravuga ati nta n'isoni ari guri kwigira nkaho utazi ibyabaye, ese w'ibyo wakoze urabiyobewe? Ese gute umwana wamwohereza mu rugo rwanjye? Umugore nawe ntiyarazi ko umwana arajya mu rugo rw'uyu mugabo. Umugore arangije aravuga ati si umwana si yapfuye, we nabyo wabonye? Umugabo arangije aravuga ati cyakoze ibintu wakoze uri buze kubyicuza pe, ibintu wakoze uri buze kubyicuza. Gute watinyuka gufata umwana ukamuha umugore wanjye? Umugore uri hano arangije aravuga ati ibyo bintu simbyumva. Barakwereka umugore nawe yahise atangira kumuganira uburyo yaje akazirika umwana ku modoka, gusa atarazi ngo imodoka ni iyande, nta kintu na kimwe yari yitayeho, ntiyarazi nyiri imodoka. Gusa icyo umugore ari kumuhisha ni uko n'ubundi uriya mumotari umugabo we yategetse kujya gukata uriya mugozi kugira ngo ibaga babe bayigonga. N'ubundi uwo mugabo yari yavuganye kare n'uyu mugore, ndetse yari yamwemereye ko ari buze kumufasha, bakaba bajijisha uriya mugabo agatabara umwana we. Barakwereka ubwo umugore hano yamuhamagaraga, yamubwiye ati mu by'ukuri umwana wanjye muziritse ku iriya modoka iri imbere, dore n'iyi modoka nziritseho indi baga, iyi baga nta kintu na kimwe kirimo, uze kuzukata uyu mugozi, ibaga nibayigongera ku mugabo wanjye atabireba araza kugira ngo umwana wanjye yapfuye kandi akiriho. Ikigaragara cy'uyu mugore yahise anishyura wa mugabo aramubwira ati akira amafaranga umugabo wanjye yakwishyuye nyakubye kabiri, ndakwinginze uze kubimfashamo. Niyo mpamvu twatangiye uyu mugabo acana isiri n'uriya mugabo ashakaga ko bica umwana, ndetse akongera agacana isiri n'uyu mugore mama w'umwana. Ubwo umugore yaramubwiye ati rwose iyi baga nta kintu na kimwe kirimo, batuze kuyikatira kure ku buryo umugabo wanjye atarabona ko ari ibindi bintu byari birimo, nanjye ndahita nigira nk'aho ari umwana wanjye bagonze. Kumbe na mbere hose uyu mugore yari yabipanze ku buryo umwana we atari buze gupfa. Yahise yirukanka muri ako kanya
aho hirya ubwo hari ya modoka yindi yaziritseho indi baga, nibwo yahise ashyiramo umwana, gusa nawe mu by'ukuri ntiyari azi ngo ese iyi modoka ashyizeho umwana ni iyande, ariko n'ubundi biranze umwana ahise asubira kwa se. Barakwereka umugore yaje hano ashyiramo umwana mu ibaga, kumbe umugabo we ntiyari azi ko uyu mugore ibi byose yabikoze. Umugore ni ahangaha twatangiye n'ubundi ari gushyira akana mu baga, akabwira ati mwana wanjye rwose ndakwinginze mbabarire kubw'ibyo ndi kugukorera pe. Umugore yari afite agahinda kenshi, n'ubundi ntiyari yizeye ko umwana we ari bubeho, kuko ntiwatekereza ukuntu imodoka yakurura ibaga irimo umwana ngo mu nyuma umwana aze kubaho. Umugore yahise yirukanka ngo ajijishe umugabo we ataza kumenya n'ibyabaye. Umugabo araje amubaza atari kuri gutekereza ibiki ko mbona uri kwiyumvira ibi byose, ntabwo yigeze abimubwira n'ibyo yatekerezaga. Umugore arangije aravuga ati kwanza umwana wanjye nawe nzigera nica, ahubwo Imana ishimwe ko akiriho. Umugabo arangije aravuga ati rero wakoze amakosa, n'ubundi umugore wanjye yamubonye ndibuze kumwica kandi ntabwo agomba kumenya ko twamubyaranye. Ikigaragara cyo uyu mugabo yateye inda uyu mukobwa abyarana nawe umwana, none yamutegetse kumwica kugira ngo umugore we ataba yamenya ko uyu mugabo yamuciye inyuma akaba afite umwana. Umugore arangije aramubwira ati ariko n'ubundi uriruhiriza ubusa, umwana niba yamugezeho ntabwo uri bumwake. Umugabo arangije aravuga ati ubu ngubu noneho niwe utahiwe, ngiye kugufungiranamo hano, uzavamo ku bw'amahirwe y'Imana, nutajya ugukuramo uzapfiremo. Mvuga ukuntu umugabo uri hano ari umuhemu. Umugore arangije aramubwira ati ndakwinginze rwose, ati ndakwinginze ntutume hari ukora ku mwana wanjye. Umugore niko yateye induru avuga ati ndakwinginze rwose ntiwice umwana wanjye. Gusa n'ubundi umugore ibyo yari ari kuvuga ntacyo byari gutanga. Umugabo yafashe ikintu cy'ikivarisi hano kinini gikozwe mu mbaho, arangije afungiranamo wa mugore, hejuru aterekaho ibintu byinshi ku buryo umugore atari buze kuba yakivanamo. Umugabo yabonye umugore ari kubizunguza aravuga ati uyu mugore ashobora kuza kuncika, reka nshake ibindi bintu nongereho. Barakwereka aho hari amapine manini y'ibimodoka binini, aba arayateruye nayo ayatereka hejuru aho ngaho yaho yafungiranyemo umugore. Umugore we yari arimo imbere atera induru ati ndakwinginze rwose, ndakwinginze umwana wanjye numugire nabi. We nta nubwo yari yiteye ku buzima bwe. Barakwereka hano tugaruke kuri rwa rugo rw'umugabo. Umugore we niwe witoraguriye akana, icyo atazi nuko aka kana n'ubundi ari ak'umugabo we yabyaye mu gasozi. Umugabo hano yaratashye aravuga ati rwose ibyo wansabye kugukorera nabigukoreye, ubu ngubu leta yemeye ko akana ari twe tugiye kukarera, ubu byemewe n'amategeko pe. Umugore yaravuze ati rwose mugabo wanjye niyo mpamvu ngukunda pe, ati nari mbizi ko ibi byose uri bubinkurire, ati ubu ngubu si ureba tuzajya kubyara akana kacu, akangaka rwose karacutse kari mu mashuri makuru, ati aka kana kamaze no kunyishimira, kari kumfata nka mama wako nabibonye. Umugabo arangije aravuga ati se kandi umwana ungana gutya gute uri kubona ko yakwishimiye yagufashe nka mama we, ati cyakora cyo burahari wenda muri buze kumenyerana ntawamenya. Umugore yarikanze aravuga ati yego nyine akana katangiye kumfata nka mama, ati erega ngiye nk'umubyeyi mba mbibona nubwo narabyara, ariko umwana wanyishimiye sinamuyoberwa. Umugabo ntabwo yishimiye uyu mwana kuko arabizi n'ubundi mbere hose yashatse kumwica nubwo bitagenze neza. Ngo barakwereka umugore yaramubwiye ati rero reka nze ngutunganyiriza ko kumwa nkakuzanire, nawe uri kuganiriza akana kakumenyere kagufate nka papa wake, icyo atazi n'ubundi nuko yari se. Barakwereka umugabo yakinzeho vuba vuba umugore agisohoka aravuga ati warwana we reka nze nkuhe ibigukwiye. Urebe uyu mugabo ibintu atangiye gukora. Umugabo hano yakuyeyo umusego, arangije abwira umwana ati rero wa mwana we ntabwo wagakwiye kuba waje ahangaha mu by'ukuri, ati mama we yakoze amakosa akomeye cyane, niba uri imodoka iza kugukandagira wari gupfa urupfu rworoshye wa mwana we, none ubu ngubu ugiye kwicwa na papa wawe koko mwicishije umusego muri ubu buryo. Ati wa mwana we mu by'ukuri urambabaje, wumva ukuntu umugabo uri hano disi ari umugome, nta nubwo areba ko umwana agiye kwica ari uruhinja, nta kintu na kimwe yitayeho. Ubwo yari afite umujinya mwinshi atangira kubwira umwana ati wa mwana we, n'umwana abwira ntiyumva, karacyari agahinja, gusa yibuke ko umugore we yarahamubwiye ngo agiye kumutunganyiriza ku kunywa. Umugabo hano yatangiye kwegera umwana gake gake ngo abe yamunigisha umusego, akana disi ko kari kuzamura amaboko kaziga umubyeyi agiye kugafata. Umugore yarinje ahita yikanga aravuga ati mwana yanjye mugabo wanjye uri mubiki. Umugabo nawe yahise yikanga n'ubwoba bwinshi cyane, biramurenga ahita yigira nk'uwari uri gusegura akana, ati nabonaga rwose umwana acuramye narindi kugira ngo mbe namufata neza. Umugore arangije aravuga ati rero nari nabonye n'amata y'umwana, nari nkuzaniye ngo ubuhe umwana amata ngo n'ubu gutunganyiriza icyo kunywa. Umugabo arangije aravuga ati ariko se we ni wari kubanza ukanzanira, urabona uyu mwana hari ikibazo afite. Kumbe umugore impamvu aje vuba
yarazaniye umugabo w'amata ngabaho umwana mu gihe ari kumukorera icyo kunywa. Ni ukuvuga ngo iyo ajya kubanza kumushakira ikintu ari bube akoresha uyu mugabo, ari gusanga n'ubundi uyu mugabo yamwishe. Ni Imana itabaye. Umugabo hano yaravuze ati oke, nta kibazo, njye reka mbe ndi kumwe n'akana. Ati aka kana rero nanjye katangiye kunyishimira rwose, ndi kugenda mbibona. Ati aka kana ndi kubona tuzatindana pe, aka kana tuzishima turi kumwe nako. Ariko ikindi nanone tugomba kurangisha, tukaba twagashakira ababyeyi. Gusa ibyo ngibyo bibwiye umugore we bigaragara ko yari akavuga ati ariko si umwana ko bamuziritse ku modoka yanjye, urumva uwo mwana yaba afite ababyeyi bakaba bamujugunye hariya. Ati uwo mwana n'uw'Imana yanyihereye, nta mpamvu yo kumushakira ababyeyi. Kumbe mama w'umwana hano ari kurwana n'ukuntu yava mu kintu cy'igisanduku bari bamushyizemo. Ngo yakomeje gusunika ibintu bari bashyize hejuru ngo arebe nibura ko yavamo. Arasunika cyane n'imbaraga nyinshi ngo abe yajya gutabara umwana we. Ku bw'amahirwe yabonye ikintu bari bamushyizeho bivuyeho kugira ngo abe yavamo. Yavuyemo vuba vuba avuga ati Mana yanjye, umwana wanjye ndasanga uriya mugabo yamwishe pe. Ati koko ubu byagenze gute kugira umwana wanjye ajye mwarurarugo? Barakwereka hano umugabo yari akiganira n'umugore we ati tubanze dutwara akana rwose kuri ba bantu bakora amatangazo, bagafotore bakarebe tube twarangisha dore ko twabona umubyeyi we bitazagaragara nk'aho twibyiye umwana. Uyu mugabo ari gushaka ko bikuraho umwana ngo abe yamwicira ahandi kuko abona ko mwicira mu rugo rwe bizagorana. Umugore akamubwira ati ariko se wa mugabo we, umwana niba wavuye kumusaba bakamutwemerera, mama w'umwana akaba yamuziritse ku modoka yanjye, urumva koko mama w'uwo mwana amushaka? Ati ko wari wabyemeye kubera icyo uri kwihinduka. Umugabo araje aravuga ati oke, niba utabishaka njyewe nta kibazo rwose, ubwo turamugumana. Umugore arangira avuga ati rwose nta mpamvu yo guhangayika akana gato. Ati ubu ngubu uri umwana wanjye, nta n'uwundi muntu uzigira gutwara. Umugabo byaramucanze aravuga ati ariko uyu mugore ko yakomeje kwishimira umwana umugabo hano ari kumurebana umujinya mwinshi cyane. Umugabo uri hano arangije abwira umugore we ati rero genda ubanze umurere ibyo ngibyo wari ugiye kunkorera, akana ndaba nkafite rwose nta kibazo. Gusa twabibonye ko uyu mugabo ari gupanga gukora iki? Kwica akana. Ngo yanze guhita asubiza umugore akana ngo umugore abanza amukorere ikintu ari bube anywa. Ubwo ngubwo umugore yasigaye hano gusa yibaza ati ariko si uyu mugabo ibintu yari ari kuvuga kandi akaba asigaranye umwana, uyu mugabo ntabwo yaba ashaka kujyana nabi umwana? Barakwereka umugabo yahise arengana umwana inyuma y'urugo, atangira kwisetsa avuga ati wa mwana we rero bitakunze ahangaha bigiye gukora. Kumbe mama w'umwana yahise aza aravuga ati ndakwinginze rwose mereza umwana wanjye nigendere, ndajya kure aho umugore wawe atazigira mbona. Sinzi ngo uyu mugore ashyitse hano gute. Umugabo arangije aravuga ati gute wagaruka hano ko twe twaravuganye ko utazagaruka mu rugo rwanjye? Ati wa mugore uzi ko nta n'isoni ugira? Ati nyuma y'ibibaye byose mwakwirukana nkabwira n'umugore wanjye ko utazigera ugaruka hano utugarutse hano. Ibigaragara byo uyu mugore yari umukozi muri uru rugo. Uyu mugabo aza kumutera inda atuma bamwirukana kuko yarazi ko atwite inda ye. Umugore hano yaraje arahengereza, yumva umugabo wari gutongana n'uwahoze ari umukozi we amwinginga ati ndakwinginze rwose mereza umwana. Umugore hano yahise atangira kubafotora ari nako ashyiramo nimero za polisi ngo abe yayihamagara. Umukobwa uri hano yaramwinginze ati nakwinginze nahise itamunga mve hano kure mereza umwana wanjye. Umugabo araje aramubwira ati rwose wakoze amakosa akomeye cyane kuba wakohereza umwana wawe mu rugo rwanjye, niyo mpamvu uru rwana rutari buze kubaho pe. Umugore yakomeje kumutakambira. Umugore w'uyu mugabo yumvisha ibiri kubera aha aravuga ati uyu mugabo sinamwihanganira, niko guhamagara polisi yihishe. Umugabo icyo atazi ni uko inyuma umugore we bwite ari guhamagara polisi. Uyu mukobwa yateye inda arangije aramubwira ati ndakwinginze mu by'ukuri ntugirire nabi umwana wanjye ntumwice pe. Umugabo arangije aravuga ati ngiye gute urumva ari gute nari kwifuza kubyarana n'umukozi wanjye? Ati urumva ibyo nari kubitinyuka? Muri ako kanya umugore we yahise aza aravuga ati ese niyo mpamvu wirukanishije umukozi wawe nuko watinye ko menya ko mugiye kubyarana? Umugabo arangije arikanga aravuga ati ibyo se kandi ninde ubivuze? Umugore arangije aramubwira ati rero ibyo wavuze byose hano nabifashe muri telefone rwose, kandi ikindi uwo mwana w'uwo mukobwa nta kintu ari buze kuba. Ati wa mugabo we sinigeze menya kuri dayimoni muri ubwo buryo. Ati se burya na mukanya nakubonye n'umusego washakaga kwica uwo mwana? Ati nyibivuga ndavuze ngo hereza uwo mugore umwana wiwe amusubirane. Ikigabo cyari ikanze umugore wacyo nibura arakibwira kikumva. Umugore araje aravuga ati sinarinzi kuri dayimoni muri ubu buryo ugatinyuka kwica umwana w'uruhinja. Ati sinshidikanya yuko uyu mukozi utamufashe no ku ngufu kuko nkurikije ukuntu yari umwana mwiza yitunda ntabwo rwose ari kwemera kuryamana nawe. Umugabo araje aravuga ati reka sinagafashe ku ngufu. Umugore arangije amubwira ati ceceka ntabwo wakabaye uvuga ubwo busa, ahubwo tegereza polisi zigutware ujye guhanirwa ibyo wakoze.
ati gute umugabo nkawe wiyubashye utinyuka ugafata umukozi wawe ku ngufu mwabyarana umwana n'uwo mwana ugashaka kumwica? Ese nibura ko wari kuba waramufashije akabona uko abaho nuko nguko wari kubigenza? Uri gufata umwanzuro wo kwica mama w'umwana kugira ngo ndetse ukica n'umwana we? Umugabo arangije avuga ati wa mugore waho ngaho utangiye kumenyera. Kivuga ibyo ngibyo agiye kwadukira umugore we, polisi yahise ituruka inyuma yamufashe. Irangije avuga ati uwo mugabo mu mutware ahanirwa ibyaha byiwe. Ati video zose nazifashe ngibi ari kwigamba ibyo yakoze byose, rero nta kintu na kimwe ari buze kubeshya. Ati gute atinyuka agashaka kwica umwana w'abandi ndetse agashaka kwica na mama w'umwana? Umugabo yahise agira ubwoba gusanga umugore we yari yizeye ari we wamwifatiye. Umugore arangije aravuga ati ukuntu aka kana nari nagakunze kari kumfata nka mama wabo. Barakwereka ubwo ngubwo polisi yahise ifata umugabo, umugore nawe asubirana telefone ye. Umugabo yagiye ari kuvuga ati wa mugore we uzabyicuza ndetse n'urugo rukozi rwawe. Kumva uyu nguyu disi yari umukozi hano muri uru rugo, uriya mugabo aza kumufata ku ngufu. Umukozi wo mu rugo yahise abwira nyirabuja ati mwabuja ndakwinginze rwose, umugabo wawe yari amatirije kandi nta buryo nawe mfite bwo kumuhakanira, ndetse ngiye no hanze nibyariye umwana wanjye yaje ashaka kumwica kandi namuziritse ku modoka yawe nabizi ko ari iyawe, ndakwinginze umbabarire. Umugore arangije aramubwira ati rwose nta mpamvu yo guhangayika, ni nk'Imana yashatse ngo ibingibi bibe, ni Imana yabishatse kugira ngo umwana umushyire ku modoka yanjye, ndetse n'Imana ibishatse kugira ngo n'uyu mugabo babe bamuhaniye ibyaha yakoze. Ati kandi ntugire ikibazo rwose, niba ntacyo bigutwaye ugumane hano nanjye nzagufasha kwita kuri uyu mwana, kuko nanjye uyu mwana ni uwanjye, yavukiye muri uru rugo kandi burya riga nawe nakubaraga nka murumuna wanjye. Uyu mukobwa arangije amubwira ati rwose mu by'ukuri ndagushimiye kandi kuba witaye ku mwana wanjye aho nari mpangayitse mfite ubwoba ko umwana wanjye ari buze kugira ikibazo. Umugore hano yaramubwiye ati nta mpamvu yo kugira ikibazo, ataka kana njye nawe tugiye kugafatanya, ndetse ni nahangaye inkuru yacu isoreje. Mushimira kuba wadukurikiye, ibuka gukanda subscribe kugira ngo izindi nkuru zijye zikugeraho ku gihe. Turabakunda cyane, bye bye.